Domina yavuye Bujumbura aza arwaye ari Bujumbura atwita umwana wa gatanu wabucura ararwara ngo arware aja kwipimisha. Evangeliste Bidera arabizi apotre ngo agende kwivuza baramubwira ngo urwaye sida ukimwe HIV baramubwira ngo urwaye sida. Sindi butware ibintu birebire wenda Domina ashobora no kuba ari kwa nankurikira ngo amara abwira docteur kuri rwa Karede ni bitaro nkuko twavuga rwa Faisal abwira docteur aramubwira ngo docteur bishoboka gute ko amaraso ya Yesu yo kwandura sida. Niyo mpamvu ubona abakristo babaye ibikuri kudatahura imbaraga twahawe kudatahura ico twahawe imbaraga z'umurengera tugira ziruta izindi imbaraga tukaba ibikuri tugaca hasi no hejuru ngo turimo turasengerwa turimo turasengesha reka nje hanyanaka kandi Yesu ahari. Muhereze Thierry adusomere igitabo cha Joshua bice 14 umurongo ni wa 11. Muhe Thierry microphone. Yes. Yego ibice 14 umurongo wa 11 gusa. Igitabo cha Yoshua Yego. Ufite Bibiliya yihe? Bibiliya yera. Sawa. Yoshua ibice 14. Ninde ufite Bibiliya ijambo ry'Imana? Sawa. Mumurebere muri Joshua 14 umurongo wa 11 aze kubisoma no mu ijambo ry'Imana. Yoshua ibice 14 umurongo wa 14. Ibice 14 umurongo wa 11. Yego. Kadusome muri Bibiliya yera. Ubu ndacyafite imbaraga nkuko nari nzifite urya munsi Mose yanyoherejeho. Uko imbaraga zanje zameraga ku rugamba tabara gatabaruka na nubu niko zikiri. Amena. Amen. Titwovuga ngo amina. Amina. Soma Bibiliya ijambo ry'Imana twumve. Bibiliya ijambo ry'Imana Yoshua 14 umurongo wa 11. Yego. Reka dusome mu izina rya Yesu. Nyamara ndacyakomeye. Nyamara ndacyakomeye. Kigihe Musa yanyoherezaga gutata. Eko niko kuri. Ndacyafite imbaraga. Uko niko kuri. Kizico gihe. Uko niko kuri. Haba ku rugamba cyangwa ku yindi mirimo. Yego. Nuko bimeze. Rangiriza mu byakozwe n'intumwa. Ibyakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo wa 8 ni ijambo mwese muzi. Ibyakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo wa 8. Yego. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Yego. Icyakora mwuka muziranenge. Umwuka ki muziranenge. Umwuka kiyeme muziranenge. Nabazaho muzahabwa ububasha. Yego. Bityo muzaba abagabo bo guhamya ibyanjye. Yego. I Yerusalemu no muri Yudeya hose no muri Samariya ndetse kugeza ku mpera z'isi. Amena. Ndashimira abashumba bagenzi banje bose twateranye nabo abari muri iki gihugu. Hano nabonye abantu benshi ntari mperutse kubona. Reka tuganire ijambo ry'Imana. Tuvuge twese ngo amina. Amen. Turi tayari twese tuvuge twese ngo amina. Hari ijambo ringize mu minsi rivuga hejuru y'imbaraga ziruta izindi abemera twahawe. Reka nsubiremo. Ni ijambo rivuga ngo imbaraga ziruta izindi
imbaraga z'umurenge, imbaraga ntagereranwa, imbaraga ziri hejuru y'imbaraga zindi zose abera twahawe. Iri jambo riragoye kurivuga. Uti gute nabitekereje gute? Mu Kigiriki ibo baragise bararivuze ngo ni ijambo dynamis, ni ijambo ntagereranwa, ni ijambo ritimirwa. Niyo hahandi twaririmbye ngo yagomesheje inyanja, ijambo rye ntiyaharenga. Ngiyo dynamis bangaka kisa kalama asofini zanga. Izo ni imbaraga z'umurengera zitokwimirwa. Tuvuge ngo amina. Amen. Imbaraga twahawe abera ni imbaraga zitogerwa, ni imbaraga zitopimwa, ni imbaraga ndengakamere, ni imbaraga zazuye Yesu. Haleluya, haleluya. Imbaraga abemera, reka ndeke kuvuga ngo abera kuko abantu titurabera. Imbaraga abemera Kristo. Esuko sinzi uko nza mzumva. Nimbaraga n'ubushobozi utogera, n'ubushobozi burenze kamere muntu gutekereza, n'ubushobozi buza bucaho utotekereza ko buca. Ariko izo mbaraga tuzibona, izo mbaraga kugira ngo uzisingire zituruka, zibanziriza. Hari umwana wabwirije iwacu mu gitondo anyunganira kuri iryo jambo, avuga ijambo ryanshenguye umutima. Aravuga ngo kugira ngo umenye iyo dynamis, ngo nuko ugomba kugira ubumenyi, wisdom, kugira ubumenyi bwo gutahura izo mbaraga. Niryo shingiro ryo kuzakira. Ntabwo ari imbaraga z'igisirimba, hoya. Nta nubwo ari imbaraga z'umubiri izi tuzinana, hoya. Ni imbaraga udashobora kubara, izo Yesu yadusingirije. Muvuga ngo amina. Amen. Ariko hari aho tugomba kuzivoma, hari aho tugomba kuzivana, hari aho tugomba gutera intambwe kugira ngo izo mbaraga tuzisingire. Hari icyo tugomba gukora kugira ngo izo mbaraga zibe muri twe. Ijambo rya mbere, muvuga ngo amina. Amen. Izo mbaraga tuzisingira mu ijambo ry'Imana. Ijambo uwo yahoranye n'Imana ngo kandi yari Imana. Ijambo Yesu yavuze, ijambo Yesu aguhaye, nizo tuvamamo kugira dynamis. Ntabwo ari ijambo rya Saddam Hussein, ntabwo ari ijambo rya Osama bin Laden, ntabwo ari ijambo ry'ukomeye, ni ijambo rya Yesu. Sinzi ko muri ko munyumva. Kugira ngo wakire dynamis, wakire izo mbaraga ntagereranwa, ni mu ijambo Yesu atanga. Petero ari kumwe n'abagenzi biwe barimo baroba injanga, isamaki, indagara. Bibiliya ivuga ngo Petero yari umutaalamu, yari umuhanga mu kuroba. Aragenda baja kuroba. Iyo story murayizi. Muhagarare ku ijambo gusa, dynamis, ijambo tagererana, ijambo riruta yandi magambo, imbaraga twahawe. Mureke kurangara. Barara Bibiliya ivuga ngo barara baroba ijoro ryose. Abazi kuroba tibaza baroba ku manywa.
indagara zazihunga umuco zikaja kwihisha iyo imuhengeri mubizi iriya imuhengeri hagati. Noneho bwamara kwira nazo zikaza aho abaroba bazisanga ngo bararoba buraca mu gitondo izuba rirarasa barahebu ngo bamara kuzibura baza Yesu arahadibuka dynamics. Sinzi ko Yesu yigeze kungoboka muri 97 Gitarama kwa Pastor Muzuzi. Yesu ni dynamics. Hallelujah, hallelujah. Yesu abadibukamo barimo baroba ngo arababwira ngo se nibiti arabaramusata se amahoro yakazatanga amahoro aravuga ngo amahoro abe muri mwe mugira amahoro ngo amara arababwira ngo ko mbona mwakonje habaye iki. Baramubwira ati twara nta makuruzi abarobyi bose baguye mu kantu. Kudatahura dynamics niyo mpamvu ubona abakristo babaye ibikuri. Kudatahura imbaraga twahawe, kudatahura ico twahawe, imbaraga z'umurengera tugira ziruta izindi imbaraga, tukaba ibikuri tugaca hasi no hejuru ngo turimo turasengerwa, turimo turasengesha reka nje hanyanaka kandi Yesu ahari. Sinkubujije gusengera, sinkubujije oya, abantu bazabumva nabi, ariko Yesu dynamics ufite imbaraga z'umurengera. Abwira Petero ngo jiruha ngujibu shugunyu rushundura ibumoso, aramubwira ngo ariko kudatahura uwayivuga wariwe, aramubwira ngo twakesheje ijoro ryose biranga. Ariko avuga ijambo rikomeye ryankomerekeje umutima, aravuga ngo kubera ari wowe ubivuze. Haleluya, haleluya. Reka tuvuge ibintu byawe, ibyo wakoze mana nibi tangaza abantu. Nateye nabi Niwe wa mbere nga urera mana urera mana urera mana urera mana urera mana urera mana urera ibiri mu isi nibiguhimbaze. ongera urera mana urera mana urera mana urera mana urera mana urera ibiri mu isi nibiguhimbaze. harahandi wasize Reka tuvuge ibigwi byawe, ibyo wakoze mana nibi tangaza abantu. tuzamura amaboko. Haleluya, haleluya. aravuga ngo ubwo ari wowe ubivuze ndabikora. Iyo Yesu yavuze birakunda. Ijambo rya kabiri iryo naritambutse ndaje gufata umwanya w'abandi, no gusenga. Kuomba Mungu ni kumtii Mwenyezi. Bwana alisema tuizi omba usiku, omba asubuhi, mchana omba hata jioni, omba kwa roho. Ndiyo Mungu anasema ujipe moyo. Ufa Usenga ni imbaraga z'umurengera. Haleluya, haleluya. Gusenga. Abandi bagabo bagize imbaraga z'umurengera zidashobora kwimira.
n'ugusenga. Paulo na Sila waliomba. Paulo na Sila waliomba, Milango ya gereza ikafunguka. Milango ya gereza ikafunguka. baragiye barabafata. Abashakashatsi baravuze ngo babahambirije abasirikare 16 barabahambira, ndetse bafata imikufu iriya minyururu bahambiriye bakaza bayihuza n'iy'abasirikare kugira ngo batavuka bakabacika. Dynamis, imbaraga z'umurengera. Barabahambira neza cyane, barabakomeza, barababwira ngo aba bagabo barananiranye, mubahambire mubate mu cyumba cyo hagati. Bari mu cyumba cyo hagati, maze Paulo na Sila bararirimba kandi ngo barasenga. Paulo na Sila waliomba. Paulo na Sila waliomba, milango ya gereza ikafunguka. Milango ya gereza ikafunguka. Biblia ivuga ngo hururuka umushitsi, hururuka Dynamis, hururuka imbaraga ziruta izindi mbaraga, hururuka imbaraga z'umwami wacu Yesu Kristo. Haleluya, haleluya. Nigeze gusenga ndi mu rugo njyenyine, ndabyuka nsiga iwacu, ntangira nanasomye ijambo ryo muri izi mbaraga twahawe. Oya iri jambo rya nyuma Yesu yavuze muri Matayo 28:18-19 na 20. Ririya jambo yavuze ngo mugende mbahaye ubutware n'imbaraga. Noneho ngo mara ndavyuka njya muri saro, ndavuga ati Mana we, Mana izo mbaraga numva ko nabibwiye madamu n'umuhamya kubi, numva ko umwuka ambwira ngo izo mbaraga urazigendana. Dynamis. Paulo na Sila ngo umuriro uraza nguramanuka, imbaga zirabumva ngo iminyururu yari bahambira iradohoka. Bwira mugenzi wawe ngo iminyururu nicike mu izina rya Yesu. Muvuga ngo amina. Akira Dynamis. Ijambo rya gatatu, ni ukwizera. Nakuamini Yesu, nakuamini Yesu. Kwizera ni imbaraga zitimirwa. Yamawe Abraham, Imana imaze kumubwira ngo uzabyara urubyaro rwawe ruzaba nk'umusenyi wo ku nyanja. Imana aramuhamagara iramubwira ngo ararame arebe mu kirere. Abraham ararama areba mu kirere, aramubwira ngo ziriya nyenyeri wozibara. Abraham aramubwira ngo kurambwira ibidashoboka, aramubwira ngo ni kuri urubyaro rwawe rusangana. Mwumve Dynamis yemewe, mwumve bene uko kwizera. Abraham arindira umwaka wa mbere, ageze imyaka 100, 100 years. Sara ageze imyaka 90, monopause inshuro ebyiri, yaciye inshuro ebyiri. 45 araca, afatira iyindi 45 araca, yaraciye burundu. Ukwizera kuza kurama. Niho Ben yari yahinze umwuka, yari yakiriye Dynamis. Ngo yarebye ngo mu nda y'ingumba ngo azabona ishanga. Nibyo. Haleluya. Ukwizera.
yizera ko Sara azasama inda. Imyaka 90 ngo igere Sara atangira gusesemuka, amabere arahagarara, abinkumi yitegura konsa. Sara atangira kumva dynamis, yakira imbaraga. Umugore w'imyaka 90 arasama, arabyara, arakikira, abyara Isaka, amwita Isaka. Bisobanura ngo ni bitwenge. Dynamis zigutera ibitwenge nizo. Ukwizera, abandi bagize ukwizera. Abana b'abakobwa basigaye bageze imyaka 25 batarashaka, ukwizera kugakama gatangira gushakisha ibidakorwa. Ukwizera kuza kurema. Ukwizera, ari umuntu wigeze kuza kumbwira, arambwira ngo ubuzima buzabushakishwa. Abana bize barabizi ngo ubuzima bwa hano mu isi nubwo mu isi nyine ngo buzabushakishwa guhera kuri umuntu agejeje imyaka 25 ukagenda ukageza 45. Ngo iyo utarafatisha ubuzima 45, c'est-à-dire twebwe deja twabaye de classe, donc twebwe twamaze kurenza 45. Ngo iyo utarafatisha guhera 25 ukageza 45 utarafatisha ubuzima, ngo biba byakurangiranye. Ndamubwira ataho wowe urinde, wowe asugira Dynamis, wowe urinde, wowe wakumbwira ngo ubuzima bwanje burahagaze. Ninde wakwimira ubuzima Dynamis, imbaraga zidahangarwa. Sara ronsa, bukeye ijambo ry'Imana riza muri Isaka, muri Abraham, genda uje gutamba. Ayi wewe, Dynamis ni ikintu kitagereranywa nyine koko. Mfite agahungu kanje niko gatoya kitwa Joab, aza kubagana mu abantu, aza kosha, aza haribisha ibintu. Ariko ngo Joab ndamufasha, kandi mfite abandi bakuru biwe n'abashiki biwe bamuruta benshi, je nabyaye benshi, ntabwo ndi nka Abraham. Ko kuvuga ngo umwana wawe nubwo wogira umwe cyangwa ukagira bangahe ngo uramufashe. Imana ni Dynamis, ni Imana izirema. Abraham Bibiliya ivuga ngo Imana imaze kumubwira ngo naje gutamba Isaka, yakiriye Dynamis, abakiriye imbaraga z'umurengera tibatinya. Bimasikile make le masakai masatima le masakali baseladria Mayama alome ni sawi Shamuma kita masekele Nifsi basi bavuga ngo Abrahamu ngo yafasha Isaka amushira kumuzana, amushira kumuza arabaransa. Abaransa ukwizera Dynamis kwamuhaye Isaka, abaransa na Isaka. Ngo ikiro cyo kwizera Dynamis Ratumbagira Dynamis Suma trick Mufe muvuga mwese ngo Dynamis imbaraga z'umurengera ni imbaraga tagereranywa, ntizigereranywa n'abana twabyaye. Aravuga ngo namutanze Isaka, aramutwara ngo aramujana mugeza ku gitambo. Isaka ngo amubaza ijambo ryakoze Abraham ku mutima, ngo aramubaza ati se papa, ko twavuze ngo tugiye. Abraham yajanye n'abakozi, arababwira ngo nimusigara hangaha, uzusiga abantu, ubasiga abantu barakuvangira rwose. Muzamugira n'ibyo wemera, ni Dynamis wumve Imana ikora muri wowe. Reka kugendera ku bantu ngo abantu bava, uzi ko ariyo mpamvu muzamuyoba nuko bava. Umuntu azababesha ngo Imana yavuze itavuze, havuze ubuntu. Aramubaza ati se papa,
ko dufite inkwi tukagira n'ikibiriti nico nshizeho simbizi ni ndagira n'ubushingo. Ubushingo abana bazi gushinga. Ubushingo mwaramubuze? Abana ntabwo muzi ubushingo. Cyari igiti wagaze ufata igiti n'ikindi giti wamara ugashinga umuriro ukaruhuka. Nkabwo yari afite. Aramubwira ati se ko dufite umuriro tukagira n'inkwi igitambo kirava he? Umva abandi bantu, umva igisubizo cy'abantu bagendana Dayimasi. Muvuga ngo amina. Haleluya. Aramubwira ngo Uwiteka ari bwiroke. Ntabwo mubyumvise. Uwiteka aragira gute? Ari bwirokere. Ijambo ngiye gusorezaho tikabaka. Edon ejav. N'amaraso ya Yesu. Hari irindi ryanyuma. Damu ya Yesu yatakase. Namani kabadirika. Mara ya kwanza hakuna, mara ya pili hakuna, mara ya tatu hakuna, mara ya ine hakuna, mara ya tano hakuna, mara ya sita hakuna, mara ya saba. Naamani alitoka ndani ya maji, ni mwengine laidi kama mtoto. Amaraso ya Yesu, amaraso ya Yesu ava mwari kumwana uruhinja. Amaraso ya Yesu azatwoza. Yego. Amaraso ya Yesu. Damu ya Yesu, damu ya Yesu yasafisha kabisa. Dynamis, amaraso ya Yesu. Ari umumama witwa Domina, muramuzi ngira ngo abazi Domina ndabashira amaboko hejuru. Yego. Domina yavuye Bujumbura aza arwaye. Ari Bujumbura atwita umwana wa gatanu wa bucura. Ararwara ngo arware aja kwipimisha. Evangeliste Bidera arabizi, apotre. Ngo agende kwivuza, baramubwira ngo urwaye sida, ukimwi, HIV. Baramubwira ngo urwaye sida. Sindi butware ibintu birebire. Wenda Domina ashobora no kuba ari kwa nankurikira. Ngo amara abwira docteur kuri Rwakarede, ni bitaro ni nkuko twavuga Rwa Faisal. Abwira docteur, aramubwira ngo docteur, bishoboka gute ko amaraso ya Yesu yo kwandura sida? Abwira docteur ngo bishoboka gute? Docteur aramubwira ngo se ushatse kuvuga iki? Aramubwira ngo amaraso yanje Domina na ya Yesu biromatanye ntibishoboka ko ndarwara sida. Ufa bandi we! Haleluya! Amaraso ya Yesu yuzuye Dynamis. Domina arahari. Nimushaka muze mbahe contact ziwe muzamutumira. Jambo rya nyuma nukomatana na Yesu. Dynamis nukomatana na Yesu. Nukwibangikanya na Yesu kugira ngo ugire imbaraga ndahangara. Nukomatana na Yesu. Shadraka na Meshaki na Abedenego, umwami yarababwiye ngo ku itariki 30 muza mufukama muramye igishushanyo igihugu cyashizeho. Yemwe mwumve nk'abene ibyo bintu.
nimutambuke healing worship team. Barababwira ngo ntibishoboka ko mugomba gusenga izo mana zanyu, mwaze mushishira ku ruhande. Barasenga bomatana na Kristo, bomotana n'umwami wacu Yesu Kristo. Bibiri izivuga ngo umwami yazabiranwa n'uburakari. Ni mundebe mureke kureba healing worship ministry, ni mundebe hano ngiye kurangiza. Ubundi sinzi uko byanciyeho, nari navuze ngo ndabwiriza muri nyuma yanje, ariko mutaje kubisa namwe ibindi ngo twarushe, muhagarara aho ngaho. Amaraso ya Yesu arantangaza, ayo maraso ya Yesu arantangaza, amaraso ya Yesu arantangaza. Iyageze ku murwayi aramukiza, yagera ku musambanyi akabireka, ayo maraso ya Yesu arantangaza, ayo maraso ya Yesu arantangaza. Musubira, iyageze ku mujura arabireka, yagera ku musambanyi nawe akabireka. Muzamwiga indirimbo mpaya ndirimba muyiririmbe. Ariya maraso ya Peter he arantangaza, ariya maraso ya Yesu. Mureke turimba koko ndarangije. Ayo maraso ya Yesu arantangaza. Makusubira. Amaraso ya Yesu arantangaza, yageze ku murwayi aramukiza, yagera ku mujura nawe akabireka, ariya maraso ya Yesu. Haleluya, dynamic na maraso ya Yesu yako. Kwamotana na Yesu nukubana na Yesu ubutamurekura. Namubika yabiri kubu undamurira amaboko yawe, ubibanga ku muntu nawe, ugeze ibuza zakujana. Namubika yabiri kubu undamurira amaboko yawe, ubibanga ku muntu nawe. Soreze ku ijambo rivuga ngo nubwo ibihe byokakara, nubwo ibihe byoba bikomeye, ariko dynamics irenze ibihe. Hallelujah. Nta kintu gikomeye nk'ibihe, nta kintu gikomeye muri ubu buzima bwo muri ino si nk'ibihe. Ibihe biza bitumuberwa, ibihe bikakugira umwami, ibihe bikakugira president, ibihe bigatuma ucocera, ibihe bikakugira igitangaza. Ariko ibihe biza bihindurwa na dynamics. Bibiliya izinyibutsa igihe Yoshua yarwanaga urugamba. Ngiye kurangiza mwihangane papa. Igihe yarwanaga urugamba, ibika biraza bimuzaho, akaba yambaye dynamics, akaba yambaye imbaraga zidahanga. Ko muranumva yemwe? Nimba murimo munyumva nimuvuga ngo amina. Nimuvuga cyane ngo urugamba rurarema. Yoshua areba hirya no hino, abona izuba rirarenze. Mperutse kubibwira aba bana bamwe nani twagaza twiga muri geography ngo la terre tourne autour du soleil. Bideri warabyumva cyane nudo. La terre buriya izuba n'ukwezi ntibiza bivaho biri. Ko murumva basha ntimuzamwiga geography. Buriya ukwezi n'izuba biba bihagaze. Noneho isi kakomeza la terre tourne autour du soleil. Noneho kugiha izenguruka ukazubona n'ukwezi kukurakata, ukazugira ngo kukuragenda. Donc hano kuvuga ngo guhagaze hari. Ariko dynamics Yoshua amaze kubona igihe kiragiye,
abwira zuba ngo wazuba we hagarara, abwira n'ukwezi ngo wakwezi wahagarara. Birahagarara, birumvira. Isi buri myifato batangira gutekereza ikibaye. Dynamis zayobeye abantu. Nicyo gihe muza mubona bavuga ngo umwaka ngo ni iminsi 365, abandi bakavuga ngo ni iminsi 366. Ni dynamis yahinduye ibihe. Mureke twakiriza izo mbaraga z'umurengero. Timukaza muhengwa n'abantu. Umuntu yavuze mwabaye muti. Bibiliya ivuga ngo Yesu navuga biti yote kimya. Wenyi ni ufite dynamis, ni uduha imbaraga zidahangara. Nimuhaguruke gira dusenge, hanyuma ndabasigira urugamba. Muze kuririmba nimugeza kuri 5 cyangwa se murengejeho kuri 6 nta kibazo, ariko timurenze murabizi. Yeme nimwakira imbaraga z'umucuguzi wacu, nimwakira imbaraga ziva muri dynamis, imbaraga z'umurengero, apana imbaraga z'abantu. Muza mutegera. Murazi hari abantu benshi batoya baza baje gusenga. Oh Yesu we utwumve, oh Yesu we utwumve, oh Yesu we ugitangira gusenga iwaza kumva. Rebo kuhindura isengesho, wowe uzusenga ngo Mana mpa kukumva jewe. Uvuga ngo Mana mpa kukumva, kukizi kumva buri uko bukeye nuko bwishe. Nimureke tureke kumva abantu, amajwi y'abantu aragoye. Reka dusenge. Pastor Varela tambukana imbere papa. Mureke dusenge Imana iduhishurira izo mbaraga, iduhishurira ko turi abanyembaraga zitagererana, iduhishurira ko kudufite imbaraga zitimira, imbaraga zirenze z'abadayimoni. Ejo bundi twarimo tureba n'aba basore, uriya mukongomani wo muri Afrika y'Epfo hajya ninde tari wa mugabo wo muri Afrika y'Epfo umukongomani umuvuga butumwa ninde kado? Alpha Rukau. Muramuzi? Alpha Rukau yatembereye mu bitaro, asanga abantu bakoze impanuka bacikamo amaguru. Dynamis. Ariko muza mutahura imbaraga z'Imana. Alpha Rukau asanga narimo mureba abasore niba bambwiye ngo umukongomani bakaba bashitse amaguru ngo amare arabororosora. Wari kubireba ukamusura ukifata mu maso, maze Alpha Rukau akagira ngo dynamis. Dynamis. Umurwayi abadokiteri bashizemo sibakirukanka mu rusengero. Yesu afite izo mbaraga, Yesu afite irwo bushobozi, Yesu afite izo mbaraga. Mureke aduhishurire kwambara izo mbaraga, mureke aduhishurire dutahura imbaraga twahawe abera. Ntabwo tugomba gusubira inyuma. Bibiliya ivuga ngo ntabwo turi imirizo ahubwo turi imitwe. Muzamukura izi mbaraga, muzamukoresha musingiza Imana, muzamubanza muzishire mu bumenyi, mutekereze ko turabyinira ndi. Timukaza muhungabanywa n'ibiraha hanze ngo ibintu bibatera ubwoba. Nugeze imyaka 30 gushaho nta mukobwa iyaretse hari nabandi bagashije 40. Reka dusenge, ariko tubwire Imana twihishurire, tugire dynamis, imbaraga twahawe zireze zindi imbaraga. Karibu umukozi w'Imana. Uwiteka Mana data uri mu ijuru, tunejejwe n'ijambo ryawe ridukomeza kuko ufite imbaraga hejuru y'ibyaremwe byose. Reka tugusabe ko twabasha kumenya, tukabasha gusobanukirwa n'ineza yawe watugiriye, ubwo wemereye umwana w'umuntu kumuha ububasha bwo kugenda ahindura benshi kubw'ineza yawe. Urakoze data. Reka imbaraga zawe zihindure ibitarahinduka muri twebwe twese. Reka imbaraga zawe zidushoboze kumenya no gusobanukirwa umugambi wawe ku mwana w'umuntu. Haleluya. Ozalarigeri yardenema. Haleluya Yesu. Ni wowe twishimira kuko ari wowe wenyine uduhereza ubwo bumenyi bwo gukoresha imbaraga zawe no kumenya uwo uri we
no kumenya icyo twabasha kuvuga Jesus. mu mwanya wacu, mu gihe cyacu, mu isaha yacu, tukumva ijwi ryawe, tugahumurizwa nawe, tugakomezwa nawe. Aba bose Mana Doza nabaje kale kugira ngo mande bige bamenye boza. bahabwe ijambo nawe. Aho de masala bar. Uwo wahaye ijambo azahindura isi. Urakoze data. Uwo wahaye ijambo azayubika isi. Odenimambela rege. Reka imbaraga zawe zibe mu bwoko bwawe, biduheshe kumenya, biduheshe kukwizera, bitureme mu ubwenge butahura imbaraga zawe yuko ziruta imbaraga z'ab'isi. Urakoze data, reka indirimbo zidukomeze zitunezeze, ijambo ryawe ritureme mu izindi mbaraga, kubwa Yesu Kristo umukiza wacu uri mu ijuru. Amen. Ari ijambo nimwishare murakoze cyane. Ari ijambo naringiye ntavuze ariko rijanye n'ibi ngibi. Karabu yari amaze kugeza imyaka 85 ariko kwambara dynamis. Abwira mugenzi we Joshua aramubwira ngo se ntiwibuka ikadeshi y'Ibaruneya ivy'Imana yatuvuzeho. Aramubwira ngo zambaraga, umva bana, zambaraga nagiraga ndifite imyaka 40, tabara ngatabaruka, ngo nizo n'uyu munsi kicambaye kubera dynamis. Ijambo ry'Imana ribane namwe.